Abahanzi ni Mwahangila afatanyije na Nikodemu mu karere kabo keza cyane bise ngo Nizunguke Mungu, bishatse gusobanura ngo nzenguruka mana cyangwa se nkingira ikibaba ngo tabanzi. Akarembo keza cyane gatwumva gasobanuye ati nzenguruka mana yanjye, ati ngota impande zose, ati nzenguruka mana yanjye, ati ngota impande zose, ati ngota mwami mana, ati nzenguruka ngote impande zose, ati nzenguruka, ati ngota impande zose. Rev.Nikodemu afatanyije na Mwahangila akarembo keza cyane Nizunguke kari mu butumwa. Ati hari abantu barimo guhiga ubuzima bwanjye bakumira Nyagasani. Hari abantu barimo guhiga akazi kanjye bakumira Nyagasani. Hari abantu barimo guhiga bizinesi zanjye birukane bakumire. Hari n'abandi barimo guhiga abana banjye. Hari n'abandi barimo guhiga ubuzima bwanjye. Abandi nabo barimo guhiga serivisi zanjye ntanga. Ntagufite Yesu ntacyo nakwigezaho, njye nyine ntacyo nakwigezaho. Nzenguruka imbere n'inyuma ngota Nyagasani iburyo n'ibumoso. Nzenguruka epfo na ruguru birukane bakumire batangeraho. Ati nzenguruka, ati nkumira impande zose, ati ngota Nyagasani, ati ngota impande zose. Nzenguruka Nyagasani mwami Imana, nzenguruka undindira abana, undindira ubucuruzi. Abanzi bararitse inzara, barasamye batyaje amenyo ngo bamere bunguri, bankure kuri iyi si nibagirane burundu. Mwahangila ati Nizunguke akarimbo kabo keza cyane. Ati ntagufite ntacyo nakwigezaho, niwe wenyine nkeneye ngo mfashe. Ati mbundikira nk'uko inkoko ibundikira udushwi twayo. Mwahangila afatanyije na Rev.Nikodemu Nizunguka akarembo keza cyane. Nzenguruka mana nkumira abanzi bakumira bahera iyo ngiyo batangiraho batagira ikintu bantwara. Akarembo keza cyane kadushishikariza gusenga igihe twugarijwe n'amakuba. Iyo ndebye imbere nta wundi mbona uretse wowe Nyagasani Mana. Iyo ndebye inyuma nta wundi mbona, ni wowe wenyine mbona Nyagasani. Iburyo n'ibumoso nta wundi mpabona uretse wowe gusa Mana. Nta wundi wamfasha, nta wundi wagira icyo amfasha, nta wundi wamfasha uretse wowe gusa. Ndakwinginze ngo umfashe. Nta wundi wamfata ukuboko ngo mfashe ngo ndwanirire, ni wowe wenyine. Nzenguruka ni wowe gusa. Mfasha, mfasha Mana, mfasha. Ati nzenguruka, ati nzenguruka Mana ungote unkumire ibibi byose.
nzenguruka impande zose unkumira abanzi. Akarimbo keza cyane ka Christopher Mwahangila afatanyije na Nikodemu ati nzenguruka undinda abanzi, unkingira ikibaba iburyo n'ibumoso, kulia kushoto nizunguke. Ati ndakwinginze Nyagasani Imana ishobora byose, nkingira ikibaba nzenguruka ngota undinda abanzi banyugarije bashaka kungirira nabi. Ati nzenguruka imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso. Ati ubuzima bwanjye Nyagasani Imana ishobora byose uburinde. Akaririmbo keza cyane Christopher Mwahangila afatanyije na Rev.Nikodemu Nizunguke, karimbo karimo ubutumwa. Ntagufite ntacyo nakwigezaho, ila ya wewe mimi siwezi baba yangu. Ati ntagufite ntacyo nakwigezaho, data wa twese uri mu ijuru. Akarimbo keza cyane Christopher Mwahangila afatanyije na Rev.Nikodemu Nizunguke. Pande zote Mungu wangu, saba Imana ishobora byose kuzenguruka gukumira abanzi. Niba ufite abanzi bakugarije barimo kuguhiga, saba Imana ikuzenguruke igukingira ikibaba ikugota abanzi bakumira baheriyo. Nizunguka akarimbo keza cyane.